Ubutabera, umunsi w'amateka asa n'atazongera kwisubiramo mu Rwanda rwa gihanga. Umunsi wahujwe na ya mvugo isangwa muri Bibiliya yera na Bibiliya ntagatifu igira iti ijisho rihorwa irindi. Wari umunsi rubanda bari bashitse ngo barebe uko bigenda, cyane ko benshi babyumvaga ariko batarabica iryera. Tariki ya 24 Mata 1998. Uyu ni umunsi Karamira, Munyagishari n'abandi bagize uruhare muri jenoside bagera kuri 20 biciwe mu ruhame. Ni igikorwa cyakozwe mu rwego rwo gukora ikimenyetso cy'uko umuco wo kudahana waciye ukubiri n'ubutabera mu Rwanda. Mu mwaka w'1998 hafashwe icyemezo cyo kubahiriza igihano cy'urupfu cyari cyakatiwe abantu 22 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibya jenoside. Ni igikorwa cyabaye kuwa gatanu tariki ya 24 Mata 1998 imbere y'imbaga y'abaturage mu bice bitandukanye mu Rwanda, birimo tapi rouge munsi ya stade ya Nyamirambo mu mujyi wa Kigali, Murambi ya Gikongoro, Ntarama mu Bugesera ndetse na Kibungo. Abantu bari uruvunganzoka bateraniye aho bari bahamijwe ibyaha, bari bagiye kumanikirwa ngo barebe bwa mbere abanyabyaha bari bagiye kwicirwa mu ruhame bashinjwa icyaha gisumba ibindi. Kuri uyu munsi hari amashuri amwe n'amaduka byari byafunze Nyamirambo, inzira zose zigana kuri tapi rouge zakubise zuzuye. Uburyo bwari byitezweho gukoreshwa hashyirwa mu bikorwa umwanzuro w'urukiko kwari ukubarasa bigakorerwa mu ruhame. Ni icyemezo cyari giherutse gufatwa n'inkiko no kubahiriza ibyateganywaga n'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda muri icyo gihe. Mu mategeko y'u Rwanda icyo gihe hari handitse ko uwahamwe n'icyaha cyo kwica nawe akatirwa urwo gupfa. Icyakora se kenshi iki gihano cyagiye gitangwa, ndetse n'aho byakorwaga akenshi byakorwaga mu muhezo. Shehe Harerimana Abdul Karim, umwe mu bagize urwego ngishwanama rw'inararibonye, yabwiye igihe k'igihano cy'urupfu ku bwa Perezida Geregwari Kayibanda na Habyarimana Juvenal cyatangwaga kuko cyari mu mategeko ariko kigakorwa mu muhezo. Nko mu myaka y'1963 Kayibanda yagihanishije abafatirwaga mu bitero by'inyenzi, Habyarimana agikoresha hana bahoze mu butegetsi bwa Kayibanda nyuma yo kumuhirika. Cyongera kuvugwa cyane ku bajura Ruharwa bari barayogoje u Rwanda n'akarere, barimo witwaga Rutare na Rucuru. Tariki ya 28 Mata 1998 igihano cy'urupfu cyahawe abarimo Froduwari Karamira wahoze ari visi perezida w'ishyaka MDR, wagize uruhare mu gukwirakwiza ingengabitekerezo ya Hutu Power no gusaba abahutu kwica abatutsi yifashishije radio RTLM. Harimo kandi Elie Nshimiyimana wahoze ari minisitiri w'ubuhinzi, Silas Munyagishari wahoze ari umuyobozi mukuru mu bushinjacyaha, na Virginie Mukankusi wahoze ari umugenzuzi w'amashuri mu mujyi wa Kigali. Mu barasiwe Kibungo hari harimo Dr Deogratias Bizimana wari umuganga na Egide Gatanazi wahoze ari mu buyobozi bw'inzego z'ibanze. Kuri uwo munsi abanyamakuru ba The New York Times bari bari kuri tapi rouge ahabarirwaga abaturage basaga 30,000 bari baje kureba uko igihano cy'urupfu gishyirwa mu bikorwa. Gusa nubwo bari bahari, nta munyamakuru wari wemerewe gukandagirana ibikoresho bifata amajwi cyangwa amashusho kuri icyo kibuga. Ku isaha ya 4:30 za mu gitondo nibwo abapolisi baje bashoreye abagororwa 4, abagabo 3 n'umugore umwe, bajyanwa mu kibuga rwagati bahambirwa ku nkingi enye zari zishinze mu kibuga. Bahambirwa amaguru, mu nda, mu gituza no mu ijosi. Aba bari bagiye guhanwa baje bambitswe ibitambaro by'umukara mu maso n'ibipimo by'umweru bikoze mu ishusho y'urukiramende biri mu gituza. Bamaze guhambirwa ku biti, bamaze iminota 20 bahambiriye ibitambaro mu maso. Ku ruhande abaturage bajujura bategereje ikigiye kuba. Mu mwanya muto imodoka ebyiri za polisi zo mu bwoko bwa Land Rovers zasesekaye ku kibuga, hasohokamo umupolisi umwe mukuru n'abandi 4 bambaye ibibapfuka mu maso bafata imbunda. Ako kanya buri mupolisi yegereye aho yitegeye imfungwa yari ihambiriye ku giti, imbunda yitunga mu gituza muri bya bipimo bari bashyizweho. Umwanzuro w'inkiko ushyirwa mu bikorwa nk'uko byari byateganyijwe. Nyuma y'abo bapolisi 4, wa mupolisi mukuru yamanutse aho abaraswaga bari afata imbunda nto agenda arasa mu mutwe wa buri mfungwa. Ibinyamakuru byanditse ku byabaye uwo munsi byatangajwe ko mu barashwe bose nta n'umwe wigeze ataka. Nyuma yo kuraswa, muganga yagombaga kumanuka akabapima akemeza ko koko bapfuye. Nyuma abaturage batangiye gutaha, hakurikiraho kujya guhambura imirambo y'abishwe ngo ijyanwe gushyingurwa. Nyuma yo gushyira mu bikorwa ibyateganywaga n'amategeko muri icyo gihe, Leta y'u Rwanda yashyizwe ku gitutu n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga itandukanye. Mbere gato yo gushyira mu bikorwa icyo gihano cy'urupfu, Leta y'u Rwanda yandikiwe n'ibihugu bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ndetse n'imiryango mpuzamahanga basaba kudashyira mu bikorwa icyo gihano. Papa Yohani Paulo wa II yari yandikiye Perezida Pasiteri Bizimungu asaba ko abo bantu 22 batakwicwa. Abasabaga u Rwanda kudashyira mu bikorwa icyo gihano bavugaga ko bamwe muri abo bagiye kwicwa
bakatiwe urubanza rwabo bitanyuze mu mucyo ndetse ko hari ababuranye batunganiwe n'ibindi bitandukanye. Icyo gihe guverinoma y'u Rwanda yashimangiye ko umwanzuro wafashwe n'urukiko wo kumanika abo bantu ari wo kandi ko uciye mu mucyo. Yavuze ko ari uguha ubutumwa n'abandi bose batekerezaga guhonyora uburenganzira bwa muntu. U Rwanda kandi rwavuze ko icyo gihano kizaca umuco wo kudahana waranze u Rwanda ndetse n'ubugizi bwa nabi bushingiye ku moko bwaranze igihugu guhera mu 1962. Umwe mu bakozi bakoraga mu biro bya Perezida wa Repubulika icyo gihe yabwiye itangazamakuru ko batishimira ubugizi bwa nabi ariko ko hashize igihe hari umuco wa politiki y'ubugizi bwa nabi bityo ko ubutabera bugomba gutangwa. Shehe Harerimana yabwiye igihe ko byari biteye isoni kumva amahanga asabira imbabazi abagize uruhare muri jenoside batarigeze bazisabira abicwaga mu gihe cya jenoside. Ariko twari dufite itegeko nta kundi twari kubigenza kandi u Rwanda rurigenga. Muri Amerika tubona kugeza ubu ngubu igihano cyo gufunikiriye muri States 50 bafite ngira ngo kiri muri States zirenga 40. Ngira ngo State nyinshi cyangwa cyane batagikoresha. Nta burenganzira rero bari bafiteho kudukosora. None tako icyo jenoside yakorwaga uko batavuze twubahiriza igisubizo cyacu cyari ko iri ni itegeko dufite riracyahari. Icyo ni kimwe. Ikindi icyaha bakoze ni indengabwenge. Nta kuntu rero ufite moro autorite yo kuza kuburanira abantu bishe utarigeze uburanira bishe. Igihano cy'urupfu abo bantu bahawe cyagize uruhare mu rwego rw'ubutabera kuko umubare w'abirega bakemera icyaha wiyongereye. Nyuma ya jenoside u Rwanda rwasabye abagize uruhare muri ayo mahano bose kwirega bakemera icyaha bakagabanyirizwa igihano aho gukatirwa urwo gupfa bagahabwa igihano cya burundu. Shehe Harerimana yavuze ko abenshi mu bari bafunzwe bakekwaho jenoside bari barinangiye bumva ko ubutabera butazatangwa ngo bishoboke. Ariko mbere yaho batonda kubwiza ukuri n'96 twajyaga kumubiriza muri za gereza zose mu Rwanda. Kabineti yose n'abandi bayobozi b'inzego zitandukanye tukajya kumubiriza ugasanga abo bantu ahubwo barimo kutunyega. Hari gereza rero yabaga ni Gikondo twayigiyemo umuntu aravuga ati ariko se ko mubonera twebwe abahutu bwindi nibyo bakoresheje abahutu bakomeye mukaba ntacyo mubabaza. Atanga ingero z'abana. Twigeze kujya nanone muri gereza ya Cyangugu. Umwe mu bari bahafungiye aravuga ati ariko se ko mutwingingira gusaba imbabazi muradushakaho ikibazo. Urumva twari kwigisha nyine rya tegeko rya mbere bijyanye no kwemera icyaha no gusaba imbabazi n'ibiki. Icyo bitwazaga rero icyo gihe banemeraga nuko na leta yabo iyo yabicanye yari yarababwiye ngo nimubijyamo muri benshi ntawe uzabahana n'umwe. Niko banabyumvaga. None bumvaga ko nitubijyamo turi abantu 2,3 uwaduhana yaduhana ati kandi koko mu bwenge busanzwe urumva ko bidashoboka. Izo nkiko ziburanisha abantu 3,000,000 bazikura hehe keretse ubashyize mu nkiko zose zo ku isi. Igihano ni urupfu. Uwo muntu wasinya urupfu rw'abantu 3,000,000 n'indi. Ariko noneho hari agatendo gakozwe yuko iyo gihano cy'urupfu cyari gihari cyari rikiriho byatumye bamwe muri bo bagira ubwoba. Bati no uzi ko bishoboka. Abandi bahereye ku bihangange kuko abandi bahanwe icyo gihe bariya 20 bari ku isonga ry'ubwicanyi kurusha abandi bose. Nuko rero bakica make batangira kumva ko no reka dusabe imbabazi reka twemere ibyaha. Nyuma yo gutanga igihano cy'urupfu benshi bagize ubwoba batanga amakuru y'ibyo bakoze muri jenoside berekana na hari imibiri y'abazize jenoside itarashyingurwa ndetse n'abandi bafatanyije. Icyo gikorwa kandi cyaruhuye abarokotse jenoside yakorewe abatutsi babonaga ko kuburanisha abagize uruhare muri jenoside bifata igihe bamwe bakanatekereza ko ubutabera bushobora kutazatangwa. Tariki ya 25 Nyakanga umwaka wa 2007 nibwo guverinoma y'u Rwanda yasohoye igazeti irimo umwanzuro wo kuvana igihano cy'urupfu mu mategeko yayo ahana ibyaha. Bivugwa ko icyo gihano cyakuweho kimaze gukatirwa abantu bagera kuri 600.
gukuraho igihano cy'urupfu byaharuriye u Rwanda inzira zo gutangira kohererezwa abakekwaho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi babaga mu mahanga icyo gihe ngo batangire kuburanishwa n'inkiko z'imbere mu gihugu. Nk'uko umubare w'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi wari munini, gereza zo hirya no hino mu gihugu zari zuzuye. U Rwanda rwishatsemo igisubizo kitazibagirana mu mateka yarwo, ari nayo rwisunze rushyiraho inkiko gacaca. Izi zabashije guca imanza z'abagize uruhare muri jenoside barenga miliyoni 2 mu gihe cy'imyaka 10 gusa. Ni ubutabera bivuga ko bwatanze umusaruro ukomeye, kuko iyo biza gukurikiza inkiko zisanzwe byari gutwara imyaka isaga 100 ngo abagize uruhare muri jenoside bose baburanishwe.